murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwe mu bana natwe kuri channel yacu yanyu televiziyo Umurage w'Abera TV. Imana ibahe umugisha. Uyu mwumva ni umukozi w'Imana Revera Pasteur Kuchimigo Xavier. Rero ntago uyu munsi ndi butinde, mfite ubutumwa nzanye kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 muri iki gitondo. Mfite ubutumwa nkuzaniye budasanzwe Imana impaye kuvugana nawe ahantu uri hose. Abantu bazi iby'iyi tariki ubundi Bibiliya mu gitabo cya Esther ibice 9 uhereye ku murongo waho wa mbere havuga ko cyari igihe abayuda bagomba gupfa, abanzi b'abayuda bagomba kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Rero ntago ariyo magambo nzanye, ahubwo kuri iyi tariki ya 13 y'ukwezi kwa 12 muri iki gitondo, hano ndavuga iwacu hano, wenda mwebwe abari hanze y'umugabane wa Afurika ni nijoro, ariko ntacyo bitwaye. Rero ni wowe Imana intumyeho kuri iyi tariki ya 13. Imana irantumye ngo ishyize urugi rukinguye imbere yawe. Ndagira ngo some ijambo Imana impaye kukugezaho, ndivugeho gato. Ni ubutumwa, ni message mawe hano kuri tariki ya 13. Nanakwibutsa ko mu kanya gato saa 12 ndaba ntangiye kubwiriza kuri radio Umucyo, mu kanya gato cyane saa 12 kuri tariki ya 13. Rero bumbura Bibiliya yawe, usome ibyahishuwe ibice 3. Turahera ku murongo wa 7. Haravuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Ifiladelfiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukinga ntihagire ukingura, kandi ntihagire ukingura, kandi ukinga ntihagire ukingura, ukingura ntihagire ukinga, nibyo, ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Zamura amaboko yawe uvuge ngo amen. Ni wowe Imana intumyeho, umaze imyaka myinshi, kuva mu kwa mbere urugi rwawe rwari rukinze, waragerageje, warakomanze, ibintu byaranze. Suko utashakishije, suko utagerageje ahantu hatandukanye, suko utatabaje inshuti n'abavandimwe. Umaze imyaka inzugi zikinze. Iyo urugi rukinze ntushobora kwinjira, ntushobora no gusohoka. Ugera ku rugi ahubwo uhora wizenguruka aho ufungiraniye. Ntago nzi niba munyumva. Ni ubutumwa nzanye, ni message. Iyo ufunze ahantu ufungiraniye, umuryango wawe warafunzwe, umuryango w'ubukwe warafunzwe, umuryango w'akazi warafunzwe, umuryango w'ubucuruzi warafunzwe, umuryango w'urubyaro warafunzwe, umuryango w'ubuzima warafunzwe. Abantu bakwangiye ubusa, ibintu byose byaranze, ariko umva bigomba guhinduka. Haleluya. Bigomba guhinduka. Iyi ni message nshaka gutambutsa nitonze. Umaze kubona iyi video, ndagira ngo ngusabe uyihereze n'abandi, ntuyigumane wenyine. Ni message Imana ima.
Imana irambwiye ngo nyuma y'igihe umaze urugi rukinze, uwera kandi w'ukuri ukinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga, niwe uvuganye na aravuze ngo ashyize urugi rukinguye imbere yawe. Nyeganyeza uwo mugabo wawe niba mukiri kumwe mu buriri, nyeganyeza uwo muntu muri kumwe, oherereza ubu butumwa inshuti yawe, yibwire ngo Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe, kandi nta muntu n'umwe uhari ubasha kurukinga, yaba ukomeye, yaba uworoheje, yaba umurozi, umucuragura, ntabwo ashobora gukingura urugi Imana ishyize imbere yawe. Haleluya! Dore n'itangazo ritanzwe muri uku kwezi kwa 12 ku itariki ya 13. N'itangazo rigenewe buri muntu wese mbere y'uko urangiza uyu mwaka. Iyi minsi y'uyu mwaka isigaye, Imana ishyize urugi rukinguye imbere yawe. Wibaza guko uzabaho, wibaza guko uzamera, Imana ikinguye urugi rw'umugisha, urugi rwo guheka. Izina rya Yesu Kristo, Mana urakoze kukinguye urugi. Twakira ubu buhanuzi.